bakunzi bacu murakarama. Nta gahora gahanze, ubukene si karande. Iyo ni imigani, gusa undi muntu ku ruhande azaza kubwira ati gukina ni ingeso. Benshi mu bavuga ibi ntibatinya no kuvuga ko gukina kwawe ari wowe wabigizemo uruhare cyangwa se uzabigiramo uruhare. Umva uko bavuga, niba waravutse iwanyu muri abakene si amakosa yawe, gusa wowe nupfa uri umukene uzirebe uvuge uti ndi ikibwa. Mu kiganiro tugiye gusobanukirwa ngo ni gute wabona ku mafaranga, ni ibihe bitekerezo abakire bafite cyangwa se abafite amafaranga baturusha. Reka tubisobanure. Turi mu Montagne Rwanda, hano niho ukurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Gira ujye ubona ibiganiro byacu byiza nk'ibi mu buryo bworoshye. Reba munsi y'iyi video hagana iburyo handitse ijambo subscribe, aho urahakanda ubundi witurize, ntabwo uzongera gucikwa na rimwe. Tumaze kuba 13,000, mwarakoze cyane abamaze kwinjira mu muryango mugari nk'uwo. Reka dufunike igitabo The Secrets of the Millionaire Mind. Muri make amabanga yibera mu bitekerezo by'abakire ni ayahe mabanga? Umwanditsi avuga ko uramutse wadukiye imitekerereze tugiye kuvugaho y'abakire, nta kabuza umunsi umwe wazabyuka ugasanga ufite ku mafaranga rwose. Umva uko abisobanura. Tugiye kumva neza uburyo abakire n'abakene batandukanye cyane mu buryo bw'imitekerereze. Umwanditsi ati burya abakire ntabwo ubwoba bwabo bujye bubasubiza inyuma cyangwa ngo busubize inyuma ibikorwa byabo. Abakene ubwoba bwabo butuma basiketa ibirenge. Umwanditsi avuga neza ko buri wese agira ubwoba, niko umuntu aremwe yewe n'izindi nyamaswa. Gusa abakire ntabwo bemerera ubwoba bwabo ko bwabasubiza inyuma mu kintu biyemeje cyangwa se biyemeje gukora, by'umwihariko ari ikintu cyabyara amafaranga, inoti. Wumvise? Wibuke ukore subscribe, iyi channel ni iyanyu, twabakoreye tuganiraho ibintu by'ubwenge. Mu gihe muri benshi ngo burya abakire bazi neza ko nta kintu bazi, bahora biga kandi biteza imbere mu bumenyi, mu makuru. Abakene batekereza ko ari abahanga, nta kintu batazi. Nawe wigeze witegereza ukuntu abakire ikintu cya mbere kuri bo ari amakuru? Ibiciro bigeze hehe? Ese isukari ishobora kugwa? Ibintu bishobora kuzamuka ku isoko? Imari ishyushye ni iyihe? Umwanditsi avuga neza ko kwiyungura ubumenyi ari nako tuniteza imbere, ubundi gutyo niko dukira. Uzabigerageza urebe. Uko ubikora niko amahirwe menshi aba ashobora kugusekera. Dore ibintu wasigarana muri iki gitabo mu gihe waba waracikanwe n'uduce twa mbere twakoze kuri cyo, amabanga y'ibitekerezo by'abakire. Isomo rya mbere, ibintu wumvise ku mafaranga, imyumvire uyafiteho bigena niba uzaba umukire cyangwa se niba uzavomera mu rutete. Ukwiye guhindura uburyo wumva ibintu ndetse n'imyumvire y'ubuhezanguni ufite ku mafaranga kugira uzayagire mu buzima. Amafaranga ni umuzi w'ikibi. Ibyo se wabikuye hehe? Iyo ni imyumvire ipfuye kandi igumye kubatindahaza, kubakingirana mu rugi rw'ubukene. Kabiri, gerageza kwitwara no gutekereza mu buryo abakire batekerezamo, bizagufasha kugera ku butunzi n'ubukungu bw'akataraboneka. Ibande ku mahirwe, cunga amafaranga yawe neza. Ujye ufata imyanzuro ntakuka mu gihe uri kugenzura ubukungu bwawe, cyangwa se mu gihe ari imyanzuro igira uruhare mu kugenzura ubukungu bwawe. Sinzongera kunywa inzoga muri uyu mwaka. Urugero, amafaranga nanyweraga ngomba kuyashora ahantu. Ibyo ngibyo nubigena gutyo, ibyo bintu uzabikore kandi ntuzasubira inyuma. Gufata imyanzuro ihamye. Gatatu, imyitwarire tugira. Iga kandi wiyigishe kubaho mu buryo butera ingabo mu bitugu intego zawe wifuza kugeraho. Ihugure bihoraho, ishimire ibyo ufite kandi ushimire abandi bagira uruhare ku buzima bwawe. Ni amagambo. Nanone cunga amafaranga yawe. Cunga amafaranga yawe. Jya ucunga amafaranga yawe. Tubisubiyemo gatatu. Kane, icyo wizera no kugira intego, impamvu y'ubuzima. Jya wizera mu bushobozi bwawe bwo kuba waba umukire kandi gira intego ihamye kandi ifatika igutera kugera ku bukire cyangwa se gushishikariza kugera ku bukire. Kandi jya uhora uri ku ntego, ntugacike intege. Wifuza kuzagurukira mu ndege, ukarara muri hoteli ahantu runaka ku musenyi hari umuyaga uhuha. Ibyo byose ukabikora kandi papa wawe ahari, ndetse na mukecuru cyangwa se barumuna bawe, mama wawe ukubyara. Twagiye dukorera amafaranga imbere ni heza. Ibyo bintu byaba ari byiza cyane bigenye gutyo, cyangwa se n'indi ntego yose y'ubuzima washyiraho. Gatanu, hari imbaraga n'umumaro kandi byihishe mu gukora kandi no gufata igikorwa nyambere no guhanga amaso cyangwa se kwirinda ibirangaza mu gihe dufite ibyo dukora. Tangira igikorwa utekereza ko cyaguhesha amafaranga cyangwa se cyaguhereza amafaranga, utitaye ku bwoba kandi guma ku ntego zawe.
Ikindi kandi mu bisitaza n'ibiguca intege uzahora ushikamye nta mvura idahita. Nguko kari agace ka nyuma mu gitabo The Secrets of the Millionaire Mind, ibitekerezo cyangwa se amabanga yihishe mu bitekerezo by'abakire. Umwanditsi ni Hal Elrod. Tuzakomeza cyangwa se turakomeza n'igitabo The Power of Now kizatwigisha uburyo ibibazo dufite bidutesha umutwe akenshi mu buzima biba bidahari. Nawe ujye ureba ukuntu amafaranga iyo uyabonye ibyo kuyakoresha bihita biboneka kandi ntabyo wari ufite mu by'ukuri. Ntuzacikwe. Dore indi video ku kirahuri cyawe uri kureberaho iyi ngiyi nagushyireho wareba. Reka dusubire mu bindi biganiro bitaha. Irebe wenda hari icyo naho wakuramo. Ndabakunda cyane.